Ikaze kuri YouTube channel yacu kubaho neza, tubashimira uburyo mukomeje kudukurikira, uburyo mukomeje gukora share, kuduha commentaires zikaduha n'ibibazo dukomeza kubaza bituma mukomeza kwita ku buzima bwanyu. Hari ibiganiro dukora bijyanye n'uko muba mwabajije tukaza kubasubiza dushaka inzobere. Turi kumwe nanone rero na Ruzira Kuvuka Jonas, akaba ari inzobere mu mirire. Uyu munsi rero akaba agiye kutubwira indyo yuzuye ku mugore utwite, cyane ko mu kiganiro cy'ubushize yakomoje ku byiciro bitandukanye biba bikeneye imirire yihariye. Jonas rero tugushimiye kongeye kuduha umwanya. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mugore utwite. Ese umugore utwite akwiriye guhindura imirire kubera iki? Yego murakoze cyane. Ubundi umugore utwite ntabwo ari itegeko ko ahindura imirire, kubera ko nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ubundi umuntu aba akwiriye kurya indyo yuzuye mu bihe byose, mu gitondo, saa sita nimugoroba. Ubundi umudamu atwite ko akunda aba atwite ntabwo aba akwiriye guhindura indyo yuzuye, kubera ko indyo yuzuye cyangwa indyo yari asanzwe afata iyo ikwiriye ntabwo aba akwiriye kuyihindura, kubera ko ya ndyo yuzuye ni intungamubiri abonamo ziba zihagije, cyangwa zishobora kwiyongera, ziba zihagije cyangwa zikiyongera, ariko indyo ntakwiriye kuyihindura. Kuyihindura byaba bivuze ngo ni modification cyangwa guhindura uko yari asanzwe arya. Cyo ko azaba yari asanzwe atarya ibikwiriye, ubwo wenda tumwibutsa guhindura, cyangwa niba hari indi myitwarire yari afite cyangwa ibyo yafataga bidakwiriye. Mu gutwita bwo bisaba ko hari ibintu umuntu aba akwiriye kureka bidakwiriye cyangwa bitagize icyo bimaze. Nk'umuntu wari usanzwe anywa inzoga ashobora guhitamo kuzireka kubera ko nyine yatwise, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bube bwiza ndetse n'ubw'umwana atwite. Rero kubihindura iyo ari igikwiriye nziza ihagije ntabwo akwiriye kuyihindura. Ubwo mpise nibaza rero umugore ugitwite cyane cyane muri ya mezi ya mbere nk'atatu hazamo ikintu cyo guhurwa ku bagore benshi, ugasanga nk'ibiryo yarasanzwe arya, niba yaryaga igitoki aracyanze, ibirayi yarabyanze, ugasanga aravuga ati nta kindi nshaka uretse umuceri, cyangwa se ndishakira ibikoro, ibintu atarasanzwe arya, kandi akaba ari byo arya gusa. Ntumubwire imboga, ntumubwire iki, ugasanga hari ibintu umutima we wazinutswe, nko mu mezi atatu bigashira arya ikintu kimwe gusa. Ese nta ngaruka byagira? Murakoze cyane. Ubundi umudamu utwite muri ariya mezi ya mbere bikunda kubaho ko ashobora kwanga ibintu runaka cyangwa akagira ibyo ararikira. Ubushakashatsi buracyakorwa kugira ngo bamenye impamvu ishobora kubitera umuntu kuba yahugwa ikintu runaka, ariko mu nyandiko zimwe na zimwe bavuga ko aho akunda umuntu ahugwa ikintu runaka cyangwa akararikira ikintu runaka ari uko umubiri uba ubimutegeka, ari iby'umubiri uba ukeneye. Nk'urugero, niba wari usanzwe ufite karanse runaka mu kintu runaka, ubundi mu mubiri wacu uko turya hari amareserve, hari amasitoke umubiri ushobora kuba wakora, nk'ubutare nka feri umubiri ushobora kuyibika. Hari ibintu runaka umubiri ushobora gukora utureserve dukeya, nubwo tutaba turi bumare igihe, ariko hari utureserve umubiri ukora. Kwa kundi rero wari usanzwe utarya neza, utarya indyo ihagije cyangwa ikwiriye mbere yo gutwita, hari igihe ugera mu gihe cyo gutwita noneho umubiri wawe ukagutegeka bya bindi ufitiye karansi, bya bindi ubura, ugasanga urarikira ikintu runaka. Gusa kurarikira ni ibintu byizana, ni ibintu biza. Umuntu icyo tumwibutsa mubwira tuti ukora ibishoboka byose muri kwa kurarikira, cyangwa bya bindi wenda niba uyu munsi wanze umuceri, ukora ibishoboka byose n'ibindi bitari umuceri, ariko noneho bifite intungamubiri zihagije. Nk'ubu ushobora kwanga umuceri ukavuga uti niba umuceri bitarimo gukunda, ntarimo kumvikana nawe uyu munsi, nafata amakaroni, ubwo ni muri kategori y'ibitera imbaraga, nafata ibirayi, narya ibijumba, narya ibitera imbaraga bya kategori yose dufite, narya kawunga, narya ibigori, ibintu byose narya biri muri kategori y'ibitera imbaraga, nta kibazo nagira, kubera ko uwo muceri wonyine uvuyemo. Niba tuvuze ngo wanze ibishyimbo, hari ubundi bwoko wasimbuza, wafata ku ruhande. Ibishyimbo ntuhate, ko hari igihe uhase ukabiruka. Ntuhate ngo wumve ngo niba ariko nabyanze ngo ngomba kubirya uko byagenda kose, ugakora ibishoboka byose. Nabwo hari n'igihe ureba ugashaka impamvu ishobora kuba ituma ubiruka. Ushobora kuba cyangwa kwa kundi ukumva urabyanze, wabona bidashoboka kubirya ari ibishyimbo bisanzwe, ari ibishyimbo bigaragara n'amaso, ukashobora kureba ko niba wabinombera mu biryo ugashyiramo ibindi bintu, ukavanga, ukareba ko
nabwo wabiruka. Ushobora kubyanga ari ibishyimbo bisanzwe ukabifata ukabishyira nko muri potaje ukareba koko nabwo niba biri buhumuremo nabwo bikaba byagusunikira kubyanga. Bitaba bikunze gutya ukavuga ukereka mbireke, cyane niba ari umuceri usanzwe uramutse wanze ukavuga reka nguteka ari pilawu, reka nguhindure nshiremo ibirungo, reka nshiremo ikindi runaka, reka ndeka umuntu niba ari njye wabyiteguriraga reka nshaka umuntu runaka bintegurire, ukareba byaba byanze burundu ukaba uhisemo ikindi kintu runaka waba ukoresha mu icyo cyiciro cy'ibitera imbaraga muri iryo tsinda ry'ibyo kurya, noneho ukarindira mu mezi atatu abantu benshi baba basangiye igihe cyo guhugwa kiba kiri gusa nkaho kirangira, none uko ushobora kuzongera kubirya nyuma y'ayo mezi atatu. Ariko ntuhate cyane, kuko iyo uhaze cyane inshuro nyinshi urabiruka ukaba ushobora no gutuma bigira n'ingaruka kuri wowe ndetse n'umwana utwite. Ubwo rero ntekereje wa mumama udafata ikintu na kimwe, byananiye kurya ikintu na kimwe agatekereza akavuga ati ndumva mu mutima wanjye nta na kimwe nshaka kubera ko wenda amaze kuruka inshuro nyinshi akumva ibintu byose arabizinutswe. Ese umwana ashobora kugwingira akiri mu nda icyo gihe umubyeyi bimugoye kurya? Murakoze cyane. Ubundi icyo twibutse umudamu ntabwo bukwiriye. Ubundi mu mibare yo dukora imibare ibyo bita energy cyangwa energy ni nko ibyo umuntu akeneye, ibyo umuntu akenera. Ubundi umuntu usanzwe aba akeneye 2100 ni kilokalori 2100. Kwa kureba ko umuntu yatangiye gutwita urumva babaye abantu babiri kandi bakeneye energy nyinshi cyane kugira ngo umwana akure, agire ubuzima, azamura ibiro, agire ubuzima bwiza. Rero ntabwo ari byiza ko wavuga ngo ndetse kurya utwite, kuko bikugiraho ingaruka, bishobora kugira ingaruka kuri wowe ndetse bikaba byagira n'ingaruka ku mwana utwite. Muri izo ngaruka rero zibamo nyinshi. Ubundi ingaruka nyinshi zigera ku mwana umubyeyi yamaze kunoga. Ubundi ahenshi zibanza ko kubera ko twatundi twagatunze umubyeyi, umwana biba ari nk'itegeko ko za ntungamubiri zakagize icyo zimarira umubyeyi zihita zijya ako kanya ku mwana. Wowe ugasigara n'uri umunyantege nke, ukagira ingaruka zigaragaza z'imirire mibi, ukananuka, ugakushuka, ukagira amaraso makeya. Za ngaruka nyinshi zikabanza zikaza kuri wowe. Cyokoze hari nk'intungamubiri zihariye nk'ubutare, feri ndetse niyo bita acide folique cyangwa acide folique, izo zo zishobora kubura muri reserve bitewe nuko nta reserve ahagije ufite, ako kanya umwana akaba yagira ibibazo. Niyo mpamvu usanga muri gahunda y'igihugu cyacu habamo gutanga bya binini bimwe bitukura bifasha mu kongerera umubyeyi amaraso, bikarinda n'umwana ko yagira ibibazo biturutse bishamikira ku bwonko byo kubura acide folique. Ariko mu nama dutanga zikwiriye nuko dusaba ko umubyeyi adakwiriye kureka ibiryo kubera ko yahuzwe, wimve ko yariye kubireka, wimve ko kuba nahuzwe ibintu nkwiriye kubireka. Oya, ushaka icyo bita alternative cyangwa ikigisimbura ku ruhande cyagufasha ukatuma nyine ukarya ukabona energy zihagije. Ingaruka ku mwana zo ni nyinshi, babyita ngo ni intrauterine retardation. Kwa kundi umwana yabuze intungamubiri runaka, iyo avutse avukana ibiro bikeya. Gusa igishobora gutuma umwana agira ingaruka, agira ibibazo bamutwite ni byinshi bishobora kubitera. Bishobora guturuka kuri iyo malnutrition, bishobora guturuka kuri placenta ifite ibibazo, bishobora guturuka kuba umubyeyi asanzwe afite ibibazo by'uburwayi, wenda tuvuge nk'umuntu usanzwe afite diabete, kwa kundi kwigengesera cyangwa kwiyima kwinshi cyangwa kugira bigatuma umwana agira ibibazo, cyangwa bikaba bishobora kubiterwa izo ngaruka nyinshi nizo zikunze kubitera kuba yagira ibibazo by'uko nyine yari ibiryo bidahagije, noneho bikaba byatuma umwana avukana ibiro bikeya cyangwa akavukana ubugufi, akavukana uburebure. Ubundi bavuga ko, ubundi ubushakashatsi buvuga ko umwana yagombye kuvukana santimetero ziri hejuru ya 49. Umutwe we, head circumference, umuzenguruko w'umutwe we ukaba ufite nibura hejuru ya 35 kuzamura. Nabwo bidakabije, nyine nibyo bipimo mpuzandengo biriho. Ndetse umwana ashobora kuvuka ugasanga afite nyine ubwo bugufi, afite ibiro bikeya, afite umutwe wabaye mutoya. Izo ni ingaruka zishobora guturuka ku kuba wariyimye, waranze kurya cyangwa n'ibindi bibazo byabiteye. Ariko noneho twavuga tuti aho kugira ngo urinde, ukwiriye kurinda umwana wawe ko yavuka n'ingaruka z'imirire mibi
akivuka ukabitangira ukimutwite. Niyo mpamvu gahunda y'igihugu cyacu hari buri byiciro by'abadamu batwita bakabafata bakabashyira muri gahunda yo kubakurikirana, babaha n'ikintu cyo kunganira imirire yabo kugira ngo bazagire ubuzima bwiza. Ni ukubera ko igihugu cyacu ukuntu gikunda abaturage bacyo, iyo gahunda ijyaho kugira ngo ifashe nibura turinde, kubera ko ingaruka z'imirire mibi ku mubyeyi umwana atwite ziba mbi cyane ugereranije, kuko imirire mibi ishobora gutangirira muri icyo gihe umwana akiri mu nda ya mama we, akavuka muri ya mezi, ubwo tubara muri ya minsi 1000 umwana umutwitemo akagira imirire mibi. None iyo avutse nabwo yaravukanye iyo mirire mibi, akavukana ibiro bikeya, inshuro nyinshi biragorana kwa muganga. Ubundi ibiro bikeya umwana wavukanye munsi y'ibiro 2.5 ugasanga umwana afite ibiro bikeya. Ibi byose rero babikora dushishikariza abagiye kubyirinda kugira ngo ingaruka z'imirire mibi ku mwana ari uwutwite ndetse n'uwavutse mu gihe cy'iminsi 1000, ingaruka ziba mbi cyane, ari ku mwana, ari n'igihugu, ari n'umuryango, byose bibagiraho ingaruka, kuko nyine biba ari ikibazo gikomeye ku muryango ndetse n'igihugu. Ubundi se hari ibiribwa cyangwa ibinyobwa bibujijwe ku mugore utwite? Ku biribwa byo kugeza uyu munsi nta bibujijwe, cyo koze hari aho ushobora kumwibutsa uti ibintu niba mu mahitamo yawe ubaye wahitamo ibidakorerwa mu nganda cyane cyane ugereranyije n'ibikorerwa mu nganda. Ibidakorerwa mu nganda bino twifitiye iwacu, ibijumba, ibirayi, nyine ibintu bitari processed niko babyita mu ndimi z'amahanga. Ku binyobwa cyane cyane inzoga ntabwo zemewe ku mudamu utwite. Ku bindi binyobwa bitemewe ni ibintu birimo amasukari menshi. Amasukari menshi tubitekerezaho cyane, kuko amasukari menshi ashobora gusunikira no kuri diyabete, ukagira diyabete utwite, imwe bita gestational diabetes utwite, kuko ingaruka zayo zishobora kuzaho zikanaza no ku mwana wawe. Ikindi ni ikawa nyinshi. Ikawa nkeya nta kitwaye, ariko ikawa nyinshi, gukunda ikawa nyinshi ku mudamu utwite ntabwo ari byiza. Ikindi ni ibyayi. Hari ibyayi dusigaye tubona bitangize cyane cyane mu ruganda ngo bagenzure ubuziranenge bwabyo. Ibyo byayi nabyo ntabwo ari byiza cyane, kuko ingaruka zabyo ntabwo zizwi, ariko izo ngaruka zishobora kukuzaho bitewe n'uko bitagenzuwe neza ngo barebe ubuziranenge bwabyo. Ikindi ni imiti ya kinyarwanda ku mudamu utwite, yewe si n'iya kinyarwanda gusa, n'imiti itanditswe na muganga, nabyo biri mu bintu umubyeyi utwite atemerewe gufata uko abonye, atabaye. Iyi miti yo kwa muganga bwo tuba twifite icyizere ko muganga yabanze kubigenzura akabimwandikira yabigenzuye. Ntabwo byemewe ko wagenda ukigurira ibinini utwite ngo wenda narwaye grippe reka njye kwigurira paracetamol, cyangwa reka nce kwa muganga kuri farumasi ngura ibinini umudamu utwite. Ntabwo byemewe. Noneho n'imiti ya kinyarwanda byo, cyangwa imiti ya gakondo, bya bindi bavuguta, nabwo ntabwo byemewe ku mudamu utwite. Usanga abadamu cyane cyane bo mu bice by'ibyaro bavuga bati ntushobora kubyara udafashe imiti ya kinyarwanda, ati nk'imiti y'ifumbi, ugiye kubise hari uduto ufata, ati buriya hari ukuntu uba wararenze utuntu, ati ugomba gushaka utuntu tuzagufasha. Nigeze kuganira n'abadamu ku kigo nderabuzima cya Nyacyonga, bambwira bati utwo rwose iyo umaze gutwita ugomba kudufata, ngo ni ngombwa. Ni amakosa akomeye. Ntabwo ubundi amahirwe wenda twagira umuntu kuri iki kiganiro, ntabwo ari byiza kugira ikintu ufata ushyire mu nda kitabaye kitemejwe na muganga. Ku byo kurya byo tuzi ko ari bisanzwe kubera ko dusanzwe turya nk'abantu, ariko ku bintu bishobora kuba bifite byitwa kunywa, byitwa umuti, ntabwo byemewe, kirazira birakomeye cyane. Ni nayo mpamvu muri gahunda y'igihugu cyacu yo gukurikirana ubuzima bw'umwana utwite n'umubyeyi, habaho ko umubyeyi akwiriye gukurikiranwa kwa muganga guhera agisama kugeza abyaye. Banazanyemo nyine muri ko guhera asamwa, ubundi mbere yari gahunda yabaga inshuro enye muri icyo gihe cyose cyo gutwita. Ubu bareba bizamuye bigera ku inshuro 8. Ni ukugira ngo bakurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana,
kwa kundi ujya kwa muganga bivuze ngo tube inshuti n'abaganga bacu babakurikirana bita ku badamu cyane cyane na buri karwara wagize yewe n'igicurane ntabwo ukwiriye kugira n'ikintu ufata utabanje kunyura kwa muganga wawe kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ati mukecuru nawe avuga ati rero mwana wanjye abantu barabaye babi abagome barahari ushobora kuba wararenze ibintu runaka bashobora kuba barakuroze ntabwo ari byiza uba uri kwishyira mu bibazo hari ubutekereza ngo ubu barandoze ngo ninjya kubyara ngo kubyara mu buryo busanzwe bizanga ngo noneho bankoreye cesarienne no na cesarienne ni ubuvuzi ni gahunda nziza ishobora gufasha umubyeyi kubyara neza kubyara bikagorana cyakagira ibibazo akaba yanapfira mu nda rero ibi byose kugira ngo tubyirinde ni byiza ko dukurikiza gahunda za muganga kwipimisha bikwiriye bihagije nk'uko amategeko bisabwa tugira n'amahirwe amavuriro aratwegereye ibigo nderabuzima badafite umwanya amakirinike bakajya mu makirinike ariko tugakora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bw'umwana n'umubyeyi burengerwe kubera ko buriya hari ibibazo byinshi bibamo ku mudamu utwite hashobora kugira wenda wazanye diyabete ukahitamo ntujye kwa muganga ngo bayigusuzume hakiri kare isukari yawe yarazamutse yo mu maraso ngo ujye kwa muganga bayigusuzume hakiri kare wowe ugahitamo gufata ibyatsi bitagira igipimo bitagira iki none wajya kubyara ugasanga kubyara biragoranye kuko wamaze kugira diyabete ariko iyo bigaragaye hakiri kare kwa muganga abadogiteri baragukurikirana hariho n'izindi ndwara ni wowe watwise ufite umuvuduko w'amaraso nabwo ubwabyo biba bisaba kugira ngo ujye kwa muganga babimenye bawiteho utazaguteza ibibazo mu gihe cyo kubyara cyangwa muri cya gihe cyo gutwita utabazagira ibibazo rero ntabwo ari byiza cyane ko umubyeyi w'umunyarwanda akwiriye gufata ibyatsi byo kwa muganga byo ku muntu runaka bimwe mu gihe cyo gutwita mu gihe twashyiriweho amahirwe y'uko amavuriro atwegereye gahunda z'igihugu cyo gukurikirana umubyeyi n'umwana zihari twagombye kwita kuri iyo gahunda tukivuza tukipimisha buri kintu cyose tukiyitaho cyane ko ubuvuzi bwacu bwatwegereye wenda dusoza mu butumwa wumva utavuzeho bwafasha umugore ukimara kumenya ko yasamye akora iki kugeza abyaye kugira ngo yiyiteho kandi yite ku mwana atwite azabyare ari we ari umwana bari muri kondisiyo nziza bafite ubuzima bwiza bose murakoze cyane nko mu bijyanye n'imirire ikintu cya mbere tumusaba ni uko ajya muri gahunda yo gukurikiranwa muri gahunda ya kwa muganga yo kwipimisha gahunda yo kwipimisha agira amahirwe ahuriramo n'abaganga bose hari uburyo abaganga bakorana ugasanga niba ari uburwayi runaka buvumbuwe hakiri kare niba hari uburyo umwana atameze neza mu nda bigakurikiranwa hakiri kare twagize amahirwe ekogarafi zisigaye ziboneka hafi ku bigo nderabuzima byinshi ubwo rero abakwiriye kwitabira kujya kwipimisha kwa muganga ku bijyanye n'imirire agakomeza kurya neza ni ya ndyo twibutsa abantu irimo tubibara mu buryo bworoshye bwa kinyarwanda ni ibyo byubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga ni amoko atatu ariko noneho tukita ko bigomba kuba bihagije kandi birimo intungamubiri zihagije ndetse tukajya dukora n'ibishoboka byose tukajya duhinduranya umubyeyi kwa kundi mu mezi 3 ya mbere ho ntabwo bimusaba cyane ko arya kenshi mu munsi ariko kwa kundi umwana agenda akura mu nda agenda asunika ingingo nyinshi zo mu nda ku buryo ushobora kurya ukarya uturyo duke ukumva urahaze tumusaba umubyeyi utwite ko muri icyo gihe umwana atangiye kugira amezi 4, 5, 6 arya kenshi uturyo twinshi dukeya turimo intungamubiri kwa kundi nyine igifu mu mwana agenda asunika igifu hari igihe urya dukeya ukarya saa 6 uvuze ngo urongera kurya nimugoroba inzara yawe wabagize inzara nyinshi uvuga uti niba nari burye 3 ku munsi reka noneho ndajya mbirya 6 ku munsi mu gitondo ugafata ikintu saa 4 ugafata ikindi saa 6 ukongera ukarya saa 10 ukongera ukarya na nimugoroba ukongera ukarya yewe na nijoro waramuka wumvisha ugize inzara nijoro nabwo ukabyuka ukongera ukagira ikintu ufata ari nabwo twibutsa uruhare abagabo ko nabo bakwiriye kugira uruhare mu gukurikirana umudamu utwite kubera ko rimwe na rimwe twebwe twumva ko nyine turi abantu basanzwe hari igihe rimwe na rimwe n'umudamu ashobora kugira ubwoba
ubwo kuvuga ko inzara imwishe bataba abantu baratekereza ko nabaye igisambo ko nabaye igisambo oya natwe abagabo dukwiriye kuzirikana ko umudamu utwite ibyo akeneye iby'umubiri umusaba bari byinshi cyane byo gutunga abantu babiri ugereranije n'iby'umuntu umwe yari asanzwe arya. Ntitukazatekereze nabi ahubwo dukwiriye kujya tubafasha tukababa hafi tukabafasha kubabonera ibikwiriye byatuma bagira ubuzima bwiza. Ikindi tubibutsa muri bya byo kurya no kunywa umubyeyi tumusaba kunywa amazi menshi, si n'amazi gusa ubundi babara ngo ni fluide, hashobora kubonekamo ibinyobwa byiza bifitiye umubiri akamaro, amata kwa kundi niba uhagurutse ukagenda akantuza ikintu wanywa, igikoma, twavuze ko inzoga zose zidakwiriye ariko ukagira ikintu unywa kwa kundi ukanywa ibintu byinshi mu munsi, ari amazi, ari igikoma, ari amata, ibintu bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza. Ikindi mu mezi hari amezi umuntu ageramo akaba ashobora kugira constipation, bikunda kwizana ariko burya ni uko mu mubiri biba bisaba kugira ngo mu bintu byinshi urye n'imboga nyinshi kugira ngo wirinde n'amakonstipation ashobora kuzazamo mu mezi 6-7. Constipation ishobora kuza imboga nyinshi, yandyo yuzuye yacu iriho n'imboga nyinshi. Ikindi tubibutsa ni ukujya bakora nyine udusiporo tworoheje n'ubundi mu mahame y'ubuzima ni uko umuntu aba akwiriye gukora imyitozo ngororamubiri, niyo atakora imyitozo ngororamubiri agakora physical activities, ibintu bishobora gutuma ukoresha amaboko, bishobora gutuma ukoresha umubiri kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza. Turamushimiye cyane Bwana Jonas, impuguke mu mirire, ku nama nziza asorejeho agira abagore batwite. Indyo yuzuye ni ingenzi kuri buri muntu wese ku myaka yose, ariko by'akarusho ku mugore utwite kubera yuko aba ari abantu babiri atunze agomba kwitaho, kandi umwana agomba kwitabwaho akiri mu nda kugira ngo atazagwingira akiri mu nda. Ni byiza rero yuko yiyitaho kurushaho, ndetse n'abamukikije uhereye ku mugabo n'abandi bari kumwe bakamufasha kugira ngo abone koko iyo ndyo yuzuye izatuma abyara umwana ushyitse nawe kandi akabyara akomeye. Twizere ko inama mukuyemo muzisangiza abandi zikaba ingirakamaro kuri buri wese, bityo tugaca igwingira mu bana bakiri batoya. Ndamushimiye cyane umwanya we yaduhaye mu biganiro byiza yaduhaye, namwe kandi mwadukurikiye ndabashimiye, mbifuriza amahoro y'Imana. Nge na Louise Nganyira, ibihe byiza kuri mwese.